Twageze mu gihe kubeshya bitagiteye isoni, umuntu araza akakuryarya rwose nawe ukabibona ko ari kukuryarya ariko ukabona we nta kibazo afite, akaza nk'urugero akakuguza amafaranga, yamara kukuguza amafaranga akagenda, yagenda rwose kukwishyura bikazaba nk'ikibazo gikomeye mu buzima bwe, akakuba yakunyuraho ukabona nta soni binamuteye. Uwo muntu usanga aje ari umuntu useka neza akakwereka urukundo, ariko wamara kumugirira icyizere ugasanga ibyo yavuze n'ibyo yakoze ntaho bihuriye. Twageze mu gihe kubeshya abantu bumva ari ibintu bisanzwe, bakumva nta soni bibateye, akumva nta kibazo. Umuntu ushobora kumwumva ari kuri telefone ukumva arabeshya, wakumva ibyo abeshye ukumva nawe ubaye nk'uwikanga. Ibyo rero ni ikibazo, aho ibintu bigeze byabaye ikibazo gikomeye, aho umuntu avuga ijambo wareba n'ibikorwa ugasanga biratandukanye. Kugambanira inshuti bamwe babyita amayeri, usanga babyoroshya bakumva ko ari utuntu tworoshye turi aho ngaho, ari utuntu dusanzwe, nyamara ibi bintu bitabyitondeye bivamo ikintu kibi cyane gikomeye. Kwiba umutungo w'abaturage bamwe babyita ko ari amahirwe, bakumva yuko ari ibintu biri aho ngaho, nyamara batazi ko barimo bajya mu kaga, bajya mu ngorane. Ariko ikintu kibabaza mu buzima ni uko iyo utangiye kugira neza, wowe hari abaguseka ukavuga uyu muntu ateye ate, bimeze biti bye, ni umuswa, nta kigenda cye, ngo niko isi ikora, niko isi imeze. Ibintu byabaye ikibazo gikomeye. Ariko ndashaka kukubaza ikibazo kimwe: iyo umuntu adafite ubunyangamugayo, ni iki kindi aba asigaranye cyatuma abantu bamwizera, bamwemera? Ubunyangamugayo kuba utabufite rwose biba ari ikibazo gikomeye. Ushobora gutunga imodoka nziza, yego ni kimwe, ukambara n'imyenda myiza ya yindi ihenze, ukagira amafaranga menshi, ukagira abayoboke ibihumbi ku mbuga nkoranyambaga, ariko ijambo ryawe iyo ritizewe biba ari nta kiba kirimo, nta kiba kigenda. Ugomba kuba umwizerwa. Iyo ubaye umwizerwa ugahagarara ku ijambo ryawe, ijambo wavuze ukaba warisubiramo, icyo ni isi ikeneye kuri iki gihe. Nyamara ukuri ni uku: isi ntabwo ibuza abantu bafite impano, isi ibuza abantu b'inyangamugayo. Niyo mpamvu usanga abantu benshi batinya no kugira amasezerano n'abandi. Abakoresha batinya guha abantu akazi kubera ubunyangamugayo bwabuze mu bantu. Abashoramari batinya gushora amafaranga yabo. Abashakanye nabo ntibizeranye. Ni ikibazo gikomeye, ndetse n'inshuti nyinshi zagiye zisenyuka, urukundo rwayo rwagiye rusenyuka, atari ukubera ubukene, ahubwo ari ukubera kubura ubunyangamugayo. Ariko hari inkuru nziza: nubwo ubunyangamugayo busa n'ubugenda bushira, buracyafite agaciro kurenza zahabu. Umuntu umwe w'inyangamugayo ashobora guhabwa amahirwe abandi 100 batabona, kubera ko abo bantu bazi ko ijambo rye rifite agaciro, icyo avuze agikora. Ikinzanye noneho ndagira ngo tuvuge ku ingeso 7. Izi ngeso 7 umuntu w'inyangamugayo agomba kuba yujuje. Ese urasaba kubana nanjye kugeza ku musozo kugira ngo wumve ingeso ku yindi, wumve inama wakuramo, wumve inama wagira bagenzi bawe, wumve ikibura muri sosiyete ko icyo kintu ari ingenzi koko. Muri iki gihe rero kubeshya nk'uko nabivuze byahindutse nk'umuco. Hari ababeshya kugira ngo babone akazi, abandi bakabeshya kugira ngo bakundwe, hari n'ababeshya kugira ngo bagaragare nk'abakire kandi babayeho mu madeni. Ikibazo gikomeye cyane, abantu basigaye bigira beza, akagaragara neza imbere y'abandi, ariko imbere ku mutima we harimo ikibazo gikomeye, afite amadeni menshi
afite impande n'impande ibintu bitari byiza yagiye akora, abandi bakabeshya ko kugira ngo bahishe amakosa yabo bakoze. Uko kubeshya rero byabaye ibintu bisanzwe, byabaye nk'umuco, ku buryo iyo umuntu avuze ukuri bamwe bamubaza bati ese koko ari kuvuga ukuri? Koko ari kuba uvuze aya magambo? Ni ikibazo. Ibyo ni ikimenyetso cyerekana ko ubunyangamugayo bugenda bushira, bugenda bukamuka mu bantu rwose. Abantu bafashe indi sura, ariko umuntu w'inyangamugayo we aba atandukanye n'ibyo ngibyo. Kandi hari n'abatakaje izina ryiza bubatse mu myaka myinshi kubera ikinyoma kimwe gusa. Izina ryiza ntiryubakwa n'amafaranga, oya, ryubakwa n'ukuri. Iyo abantu bazi ko iyo uvuze ijambo ari ukuri, iryo jambo uvuze batangira kukwizera. Iyo bakwizeye baguha inshingano. Iyo baguhaye inshingano amahirwe ariyongera. Ariko iyo bamenye ko ubeshya, n'iyo wavuga ukuri nyuma bazabanza bashidikanye, bagushidikanyeho, bibaze mu mitima yabo. Niyo mpamvu bavuga ngo icyizere cyubakwa buhoro buhoro, ariko cyajya gusenyuka kigasenyuka mu gahe gatoya cyane. Ndagira ngo nkwibarize, ni kangahe wasezeranyije umuntu ikintu nyamara icyo kintu ukagisohoza? Ni ikibazo. Ni kangahe wavuze amagambo atari ukuri kugira ngo ugire icyo ugeraho? Kandi ni kangahe wabonye umuntu ubeshya ariko abantu bakamwizera kubera ko batari bamumenya neza? Ibuka ibi ngibi. Ukuri gushobora gutinda gutsinda, ariko iyo gutsinze gutsinda burundu. Umuntu w'inyangamugayo yemera kuvuga ukuri niyo byamusaba gusaba imbabazi. Yemera kuvuga ukuri niyo byamusaba gutakaza inyungu nyinshi runaka, kuko azi ko amafaranga yego ashobora kugaruka, ashobora kongera kuyabona, akazi ashobora kukabona cyangwa akabona kandi, ariko izina ryiza iyo ryatakaye kurigarura bisaba imyaka myinshi. Niyo mpamvu rero niba ushaka kuba umuntu wubashywe, tangira wubake ubuzima bwawe mu kuri. Kuko umuntu uvuga ukuri nta kubaka uyu munsi gusa byonyine, aba yubaka ejo hazaza he. Ariko kuvuga ukuri byonyine ntibihagije. Hari n'indi ngeso abantu benshi bataye, nyamara ariyo ituma umuntu yizerwa kurushaho. Mu ngeso ya kabiri, umuntu w'inyangamugayo asohoza ijambo rye. Hari abantu bavuga neza, bavuga amagambo meza ku buryo iyo ubumvise uhita ubizera, ndetse bafite amagambo aryoshye ameze neza. Ariko ikibazo si ayo magambo, ikibazo ni ibikorwa byabo. Ibikorwa byabo usanga bitandukanye n'amagambo bavuga. Muri iki gihe rero abantu benshi basezeranya ibyo batazigera bakora na rimwe. Bavuga ko ejo nzabikora, ejo ikagera bakongera bati ihangane nagize ikibazo, ejo nanone nzabikora. Bukeye bakavuga bati nta kibazo nzabikora rwose. Amaherezo ugasanga icyumweru, ukwezi cyangwa umwaka urashize, ariko isezerano rikiri isezerano. Ikibabaje ni uko bamwe batabibona ko icyo kintu ari ikibazo gikomeye. Bibwira ko kubeshya ari ibisanzwe, nyamara umuntu w'inyangamugayo azi ko ijambo ari umwenda, azi ko ijambo ari ikintu agomba guhagararaho. Iyo uvuze ngo ndabikora, uba usinyiye mu mutima wawe. Iyo uvuze ngo nzaza, abantu baba bagutegereje. Iyo uvuze ngo ndagufasha, hari umuntu uba ukwiringiye. Niyo mpamvu utagomba kuvuga icyo udafitiye ubushobozi. Niyo mpamvu utagomba kuvuga ikintu utazakora. Hari abantu bavuga ngo oya mbere, ariko ukabubaha. Hari n'abavuga yego kuri buri kintu, ariko ukabura icyo ubizeraho. Ni byiza rero hagati yabo bombi ko bakwiye gusohoza ibyo bagiranyeho amasezerano. Nta gushidikanya, nuvuga oya ukavuga ukuri, kuko umuntu w'inyangamugayo ntiyemera gushimisha abantu akoresheje amasezerano atazubahiriza.
Hoya ntibibaho. Ahitamo kubabaza umuntu rimwe aho kumubeshya inshuro nyinshi. Tekereza ku bantu wizera cyane mu buzima bwawe. Ese ubizera kubera ko bavuga neza? Oya, ubizera kuko ibyo bavuga ari ibyo bakora, imvugo yabo ari yo ngiro. Nicyo gituma izina ryiza ritagurwa n'amafaranga, ntiryagurwa n'amafaranga rwose, ryubakwa gake gake, ndetse rikubakwa no kubahiriza iryo jambo. Ikibabaje rero ni uko muri iki gihe abantu benshi bahise batakaza amahirwe yabo, atari uko batari bafite ubushobozi, ahubwo kubera ko batubahirije amasezerano. Nta sezerano na rimwe bubahirije mu yo bakoze, mu yo bumvikanye. Umukoresha ashobora kukwirukana kubera kutubahiriza ijambo. Umukiriya ashobora kutazongera kukugarukira. Inshuti ishobora no kukureka rwose, ndetse n'umuryango ushobora kukugirira icyizere gike. Si ukubera ko utazi gukora, oya, usanga uzi no gukora cyane, ahubwo ni ukubera ko ijambo ryawe ritakigira agaciro. Buri gihe ujye wibuka ibi bintu. Abantu bashobora kukubabarira ikosa rimwe wakoze, ariko biragoye ko bakubabarira kubatesha icyizere, guhora usubiramo amakosa uko uyakora. Iyo icyizere kimaze gusenyuka, kugisubizaho biragoye. Uko cyari kimeze bisaba igihe kinini. Niyo mpamvu umuntu w'inyangamugayo atavuga byinshi, avuga bike, ariko ibyo yakoze akabisohoza, kuko azi ko ibikorwa bivuga cyane kurusha amagambo. Ingeso ya gatatu, umuntu w'inyangamugayo yemera amakosa ye kandi akemera kuyakosora. Reka nkubaze iki kibazo kigira kiti: ni ryari uheruka kumva umuntu avuga ati naribeshye, babarira? Si kenshi, sibyo? Muri iki gihe abantu benshi ntibakigira ubutwari bwo kwemera amakosa yabo. Iyo bakoze nabi bahita bashaka uwo babigerekaho, cyangwa bagashaka uko bisobanura. Niba ari ku kazi, ni mugenzi wanjye wabikoze, ni mugenzi wanjye wabiteye. Niba ari mu rugo, uwo bashakanye aba ari we nyirabayazana. Niba uri mu bucuruzi, ni ubukungu bubi, igihe kimeze nabi, turi mu bihe bibi. Niba ari ishuri, ni mwarimu wabiteye. Buri gihe haba hari impamvu, ariko ntihabe kubazwa inshingano. Kandi aho niho ubunyangamugayo butangirira gupfa, kuko umuntu utaramenya amakosa ye ntashobora no kuyakosora. Ariko umuntu w'inyangamugayo atandukanye n'ibyo. Iyo yibeshye ntiyihutira kwisobanura, abanza kwemera, ntabanza gushaka urwitwazo, ndetse yemwe ntabanza no gushaka uwo yabishyiraho, uwo yabigerekaho. Aravuga ati yego, ni amakosa yanjye, ngomba kuyakosora. Ayo magambo asa n'ayoroshye, ariko niyo agaragaza umuntu ukuze mu mitekerereze. Hari abantu batekereza ko kwemera ikosa ari intege nke, ari kugira ubugwari. Nyamara ukuri gutandukanye ni uko kwemera ikosa bisaba ubutwari burenze bwo kwihangana. Umuntu ashobora kwemera amakosa ye, aba afite imbaraga zo guhinduka, ariko uhora yiregura aba afunze umuryango w'impinduka ze. Tekereza ku muntu ukubabaje. Ese iyo aza kukwegera akakubwira ati naribeshye, mbabarira muvandimwe, babarira iki kintu sinzagisubira, ntibyari kuba byoroshye kumwumva? Ariko ikibazo ni uko benshi bahitamo kurinda isura yabo aho kurinda indangagaciro zabo. Bibwira ko nibemera amakosa bazasuzugurika, bizaba ikibazo gikomeye. Nyamara abantu bubaha cyane umuntu uvugisha ukuri, wemera amakosa ye kandi agaharanira no kutazasubiramo. Ndagira ngo wibuke iri jambo: ikosa ntabwo risenya umuntu, kwanga kurikosora nibyo bishobora kumusenya. Twese rega turibeshya. Hari umuntu wavuze amagambo mu Gifaransa avuga ko abantu
bose ntabwo abantu bose bari perfect, ntabwo ibyo bakora byose biri perfect. Nta muntu utajya wibeshya, nta muntu utajya ukora ikosa mu buzima, ariko itandukaniro riri hagati y'umuntu w'inyangamugayo n'utari we ni iri ngiri: umwe yiga ku makosa ye, undi ahora ayasubiramo. Niba ushaka ko abantu bakwizera, ntugerageze kwigaragaza nk'intungane, gerageza kuba umuntu wemera amakosa yawe kandi uharanire no kuyakosora, kuko abantu ntibashaka umuntu utajya wibeshya, bashaka umuntu bavuga bati ndamwizera, niyo yakora ikosa azaryemera kandi arikosore. Ariko hari undi uba ufite ingeso, abantu benshi, ingeso ya kane: umuntu w'inyangamugayo ntagurisha umutimanama we. Hari ikibazo gikomeye kiri kwangiza abantu benshi muri iki gihe, ni iki ngiki: si ubukene, si ukubura amashuri, si ukubura amahirwe. Ikibazo ni uko hari abantu bemera kugurisha umutimanama wabo kugira ngo babone inyungu z'igihe gitoya. Uyu munsi abantu benshi ntibakibaza bati ese iki kintu kirakwiye, ese iki kintu cyangiraho ingaruka zimeze gute, ahubwo babanza kubaza bati nzabibonamo inyungu ki, nzabibonamo iki cyatuma ntera imbere. Iyo inyungu ihari, indangagaciro ziribagirana. Iyo amafaranga abonetse, ukuri kuracecekeshwa. Iyo umwanya ukomeye ubonetse, umutimanama uragurishwa. Ariko ndashaka kukubwira ikintu kimwe: hari ibintu amafaranga ashobora kugura, ariko ntashobora kugura amahoro yo mu mutima. Hari abantu bafite amazu meza, bafite imodoka zihenze, bafite amafaranga menshi, ariko iyo bageze ku mutimanama ukabashinja, kuko bazi neza uburyo babonye ibyo ngibyo bafite. Umuntu w'inyangamugayo we ahitamo kubura amafaranga aho kubura umutimanama, ahitamo gutera imbere buhoro buhoro aho kugira ngo atere imbere mu buryo bwihuse ariko mu mafuti. Yego, kuko azi ko ubutunzi bubakiye ku buriganya bushobora kumara imyaka mike, ariko amaherezo bugasenyuka. Muri iki gihe hari abavuga bati niba utabeshya cyangwa ngo urye ruswa ntiwatera imbere. Ariko se ni iterambere ki rigusaba kubanza gutakaza agaciro kawe? Ni iki wakunguka uramutse utunze isi yose ariko ukabura amahoro yo mu mutima? Ubutunzi bwo mu mutima nibwo bukomeye cyane. Abantu benshi bibagirwa ko izina ryiza riruta umutungo mwinshi. Amafaranga arashira, ubutegetsi burarangira, ubwamamare buracogora, ariko izina ryiza rishobora kuguherekeza mu myaka yawe yose. Niyo mpamvu umuntu w'inyangamugayo atareba amafaranga gusa, areba n'uburyo ayabonyemo. Ntabwo yemera gukandagira ku bandi ngo abe ari we uzamuka. Ntabwo yemera kugira ngo yihute kugera ku ntsinzi, kuko azi ko intsinzi nyakuri atari ukugera hejuru gusa. Intsinzi nyakuri ni ukugerayo ufite umutimanama wawe mwiza. Ibaze nawe, ese hari amafaranga wakwemera guhabwa kugira ngo ugambanire umuntu wakugiriye neza? Oya. Ese hari umwanya wakwemera guhabwa kugira ngo uvuge ibinyoma? Niba igisubizo ari oya, uracyafite umutimanama muzima, kandi uwo mutimanama niwe mutungo wawe ukomeye kurusha amafaranga yose. Ingeso ya gatanu: umuntu w'inyangamugayo yubaha abantu bose atitaye ku rwego rwabo. Hari ikintu kimwe nshaka ko utazigera wibagirwa: imico y'umuntu ntigaragarira mu buryo ufata abakomeye, igaragara mu buryo ufata abantu bose, yaba aboroheje yaba abaciriritse. Abantu benshi bubaha abakire, bubaha abayobozi, yewe ndetse bubaha abantu bafite ububasha. Ariko se bakora iki iyo bahuye n'umuzamu? Iyo uhuye se n'umukozi usukura, ukora amasuku,
umwubaha ute? Iyo uhuye n'umwana ukiri muto, iyo uhuye n'umukene utagira icyo yakumarira, wowe umufata gute? Aho niho umuntu agaragaza uwo ari we. Muri iki gihe hari abantu bafite inseko ebyiri. Izi nseko ebyiri ngiye kuzibasobanuriraho. Iyo babonye umuntu ushobora kubafasha bahita baseka, bahita bagira ikindi bibwira, amagambo yabo agahinduka meza, bakavuga gahoro gahoro batuje ndetse babubashye. Nyamara uwo muntu yamara kugenda bagahindukira bakavuga nabi cyangwa bagasuzugura abo batekereza ko ntacyo babagezaho, babamarira. Ibyo rero si ubunyangamugayo. Ibyo ni ukwambara isura, ni ukwambara iyindi sura bitewe n'uwo muri kumwe. Umuntu w'inyangamugayo nta maso abiri agira. Yubaha umuntu wese kuko azi ko uwo muntu afite agaciro, ndetse ari agaciro k'umuntu kadaturuka ku mafaranga afite, umwanya afite cyangwa izina afite, gaturuka ku kuba ari umuntu. Hari n'abantu bagiye batakaza amahirwe bazize gusuzugura umuntu batatekerezaga ko yabagirira akamaro. Hari n'ababonye amahirwe atangaje kubera icyubahiro bahaye umuntu. Hari n'ababonye amahirwe atangaje kubera icyubahiro bahaye umuntu bose basuzuguraga. Ntuzigere usuzugura umuntu kubera ko umubonye uko ameze. Ejo hashobora kuba ari uwe uzagufungura umuryango wari warafunze. Ariko niyo bitaba ibyo, umwubahire ko ari umuntu, afite agaciro nk'umuntu. Ikintu gikomeye kiranga umuntu w'inyangamugayo ni uko adakora icyiza kugira ngo abonwe, agaragare imbere y'abandi. Agikora kuko ari cyo gikwiye. Iyo usuhuje umuzamu ntuba ushaka ko abantu bagushimira. Iyo ufashije umukene ntaba ashaka ko bamufotora. Iyo yubashye umuntu wese ntaba ashaka ibihembo. Aba ari kubaho akurikije indangagaciro. Kandi aho niho abantu benshi bibeshye, bibwira ko kubaha abandi ari intege nke. Oya, siko bimeze. Kubaha abandi ni ikimenyetso cy'uburere, ubwenge n'ubunyangamugayo. Ndagira ngo nkubaze iki kintu kimwe: ese iyo uvuye imbere y'umuntu ukomeye ugahura n'umuntu ukennye, uburyo umuvugisha burahinduka? Ese uha icyubahiro abantu bose cyangwa ukibaha gusa abo utekereza ko bazakugirira akamaro? Ibisubizo by'ibyo bibazo nibyo bikwereka ko niba ubunyangamugayo bwawe bushingiye ku ndangagaciro cyangwa bushingiye ku nyungu. Ariko noneho tugiye kugera ku ngeso ya 6, ariyo iyi ngiyi. Umuntu w'inyangamugayo muri iyi ngeso ya 6 yubahiriza inshingano ze niyo yaba nta muntu umugenzura. Hari abantu bakora neza ari uko hari umuntu ubarebera. Umuyobozi yamara kugenda akazi kagahagarara. Umwarimu yamara gusohoka amasomo agahita ahagarara. Shobuja yamara kugenda bamwe bakatangira guta igihe. Ibyo ni ikimenyetso cy'uko umuntu akorera abantu atari umutimanama we. Ariko umuntu w'inyangamugayo wese aba atandukanye nabo, siko aba ameze. Akora neza niyo yaba nta muntu umureba. Kubera iki? Kuko azi ko umutimanama we ari we mugenzuzi we wa mbere. Muri iki gihe abantu benshi bakunda uburenganzira ariko bakanga inshingano. Bashaka guhembwa neza ndetse bashaka kuzamurwa mu ntera. Bashaka no kubahwa, ariko iyo bigeze ku nshingano zabo batangira gushaka impamvu. Nta muntu umbwira gukora, nta muntu ndeba, nta kibazo ejo nzabikora. Ariko umuntu w'inyangamugayo ntiyubaka ubuzima bwe kwitwaza. Oya, abwubaka ku nshingano.
iyo ashinzwe ikintu agifata nk'icye, ntabwo ategereza kwibutswa buri gihe, buri mwanya, ntabwo ategereza kugenzurwa buri mwanya uwo ari we wese, kuko azi ko umuntu udashobora kwiyobora atazigera ayobora n'abandi. Hari abantu benshi batakaje amahirwe atari uko batari abanyabwenge, bayatakaje kubera uburangare, kutubahiriza n'igihe, ndetse no kutuzuza inshingano, kutitangira akazi. Nyamara hari abandi badafite impano nyinshi ariko bageze kure kubera ko abantu bazi ko iyo ubahaye inshingano bazisohoza. Ibaze nawe, ese iyo ugize isezerano n'umuntu uratuza kuko azi ko uzarisohoza? Ese iyo baguhaye inshingano baba bizeye ko utazabatenguha? Niba igisubizo ari yego, uba uri kubaka izina ryawe, kandi iryo zina niryo rizagufungura imiryango amafaranga atashobora gufungura. Ibuka iri jambo ngo impano ishobora kugufungurira umuryango, ariko ubunyangamugayo nibwo butuma uwo muryango ugukingukira. Ntukore neza kubera ko hari umuntu ukubona, kora neza kubera ko ari cyo gikwiriye. Ntusohoze inshingano zawe kubera ko utinya ibihano, zisohoze kubera ko wiyubaha, kuko umuntu w'inyangamugayo aba azi ko intsinzi nyakuri itangirira mu bintu bito bito abantu bo batabona. None tugeze ku ngeso ya nyuma, ariyo ngeso ya 7. Ese hari amagambo arimo agenda agufasha? Niba hari, uyabike ku mutima wawe kandi azakomeze agira icyo akumarira mu buzima bwawe. Ingeso ya 7: umuntu w'inyangamugayo akora icyiza niyo naba nta muntu uri kumureba. Hari abantu bakora icyiza iyo bafite ubareba gusa. Bafasha abakene kamera zafunguwe zibari imbere. Batanga impano kugira ngo amafoto ashyirwe ku nkoranyambaga. Bavuga amagambo meza iyo bari imbere y'abantu gusa byonyine, ariko bamara kuba bonyine bagahinduka abandi bantu batandukanye n'abo bari bari imbere. Icyo rero ntabwo ari cyo cyitwa ubunyangamugayo. Ndaguhakaniye. Ubunyangamugayo nyabwo bugaragara mu bintu ukora nta muntu, niyo yaba nta muntu ukureba. Ndetse umuntu ashobora guta amafaranga, wayabona ukabwika. Icyo ngicyo nta bunyangamugayo burimo. Iyo ubonye ikosa wakoze ukarikosora nubwo nta wari kubimenya, ibyo nibwo bunyangamugayo. Iyo ubashije kubona uburyo bwo kwiba ariko ugahitamo kutabikora, nibwo bunyangamugayo. Aho niho ubunyangamugayo bwawe bupimirwa, kuko icyo uri cyo mu ibanga nicyo uri cyo koko. Ndetse ushobora kugera ku kabari utanywa inzoga, utari usanzwe unywa inzoga, ugasanga ugiye mu kabari urayinyweye witsimbye, wihishe. Ubwo ngubwo nta bunyangamugayo burimo. Abantu bashobora gushimangira isura yawe, bashobora gukunda amagambo yawe, yego, bashobora no kukwita umuntu mwiza, ariko umutimanama wawe utarimo uhuza nawe ukuri, kandi nta rubanza rukomeye kurusha urw'umutimanama wawe ugucira buri munsi. Hari abantu baryama ku buriri buhenze ariko ntibaryame neza. Hari n'abandi bafite bike ariko bagasinzira bafite amahoro. Impamvu si amafaranga, impamvu ni umutimanama. Iyo ubayeho ku kuri cyangwa mu kuri, umutima wawe uraruhuka. Iyo ubayeho mu buriganya, uhora uriganya, uba uhora utinya ko ukuri kuzajya ahagaragara. Niyo mpamvu ubunyangamugayo butanga amahoro kurenza amafaranga. Noneho rero ndasoza mvuga iki kibazo. Iyo abantu bose bakwigana
None reka nsoze nkubaza ikibazo kigira kiti: iyo abantu bose bakwiganaga, isi yari kuba imeze ite? Ese yari kuba isi yuzuye ukuri? Yari kuba ari isi yuzuye icyizere? Cyangwa yari kuba ari isi yuzuye kubeshya, amasezerano atuzuzwa n'uburiganya n'uburyarya? Igisubizo cy'icyo kibazo kiri mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ukibaze mu mutima wawe. Ntutegereze ko isi ihinduka, tangira uhinduke wowe. Ntutegereze ko abantu bose baba inyangamugayo. Binyangamugayo nubwo waba ari wowe wenyine uriho ku isi, kuko amateka agaragaza ko impinduka zikomeye zigeze kubaho ku isi zigeze gutangizwa n'umuntu umwe wafashe icyemezo cyo gukora neza, gukora icyiza. Uyu munsi fata icyo cyemezo. Hitamo kuvuga ukuri. Hitamo gusoza ijambo ryawe. Hitamo kwemera amakosa yawe. Hitamo kutagurisha umutima wawe. Hitamo kubaha abantu bose, ndetse hitamo kubahiriza inshingano zawe. Kandi ikiruta byose, hitamo gukora icyiza niyo nta muntu waba ukubona. Nibwo uzaba utunze ikintu abantu benshi muri iki gihe babuze, batakaje, ari cyo cy'ubunyangamugayo. Niba wageze aho ureba iyi video kugeza ku musozo, ndashaka ko wandika mu bitekerezo ijambo rimwe gusa, ndetse ushatse waryandika muri komanteri y'iyi nkuru: ubunyangamugayo. Ukandika ngo ubunyangamugayo. Si ukubera ko ari ijambo ryiza, ahubwo ni ukugira ngo ryibutse wowe ubwawe ndetse n'abandi ko ari ryo rifite agaciro ku muntu uwo ari we wese. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha.